aravuga ati databuja niba nkugiriyeho umugisha ndakwinginze wowe kunyura ku mugaragu wawe. Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 3. Reka ngusuhuze kandi ngushimire inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye wowe wahisemo gutega amatwi iki kiganiro ndetse nawe uzacyumva mu nyuma, ngushimira uburyo ki wahisemo kumva ubusobanuro n'imvano ku ndirimbo ya 36 mu gushimisha mu gitabo cy'abaporotesitanti, ikaba indirimbo ya 88 mu gitabo cy'idini y'abadivantisite y'umunsi wa karindwi, ndetse ikaba n'indirimbo ya 569 mu gitabo cy'icyongereza gikoreshwa n'iryo dini. Ikaze. Uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda iyo uvuze mageragere utaragira irindi jambo wongeraho umuntu ahita yumva gereza ya mageragere, ndetse sishidikanya ko abantu benshi bashobora no kuba batazi ko mageragere ari umurenge nk'iyindi utuwe nk'ahandi ndetse ukorerwamo n'ibikorwa nk'ibyo mu yindi mirenge. Iyo bamwe barimo kwihumuriza mu mitima usanga bavuga ko mageragere yubakiwe abagabo. Mu by'ukuri si uko abagore batafungwa, ahubwo ni uburyo abantu bakoresha batebya kugira ngo n'uwafungwa atiheba cyangwa se ngo yiyahure yumva ko isi imurangiriyeho, ahubwo yumve ko umuntu wese yagerayo. Mu cyegeranyo cyakozwe na Transparency Rwanda kigasohoka kuwa 30 ukwezi kwa munani umwaka wa 2022, cyagaragaje ko gereza zo mu Rwanda zigera kuri 12 zifite ubucucike bugera ku 174%. Mbese abantu ntibababaye? Mbese abantu ntibakeneye guhumurizwa? Ntekereza ko aba bagorwa nabo bari mu bihe bibakomereye nka ba bandi bagenzi babo bari bari muri gereza ya Manhattan mu myaka ibihumbi byinshi ishize, ari nabo dukomoraho amateka y'indirimbo twahisemo kubabwira imvano yayo, ari nacyo cyatumye twibanda kuri gereza uyu munsi. Ntumpiteho mukiza. Mbere y'uko twimbika mu kiganiro, reka ngusomere amagambo agize indirimbo, noneho tumenye imvano yayo twese tuzi amagambo ayigize. Iyi ndirimbo ubwayo igizwe n'ibice 4. Icya mbere kiragira kiti ntumpiteho mukiza we, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Igice cya kabiri kiragira kiti njye negera intebe yawe mpabwe imbabazi, ngupfukamiye mbabaye mpa kukwizera. Umuhimbyi yarasobanukiwe kandi azi neza ko nta wundi muvuzi, umwiringirwa cyangwa se umunyambabazi uretse Umukiza. Maze igitero cya gatatu aterura agira ati nta wundi nakwiringira ni wowe nshaka, mvura ibikomere byanjye umbabarire. Igitero cya 4 ari nacyo cya nyuma kiragira kiti uri isoko y'amahoro nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Hanyuma icyo gusubiramo cyangwa se inyikirizo nayo iragira iti yewe Mukiza we umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Iyi nkuru ishingiye muri gereza ya Manhattan i New York, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko tubisanga mu gitabo kuririmba usobanukiwe ndetse n'igitabo umugereka w'indirimbo z'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, byose biboneka mu rurimi rw'icyongereza, aho dusanga amateka y'umugore Frances Jane Van Alstyne uzwi ku mazina ya Fanny Jane Crosby. Yari umumisiyoneri, akaba umwigisha mwiza, akaba umuhimbyi, akaba umusizi, ndetse ikirenze kuri ibyo akaba yari umugore ufite ubumuga bwo kutabona. Fanny yavutse kuwa 24 ukwezi kwa 3 mu 1820 i New York, mu muryango uciriritse rwose. Amateka avuga ko amaso ye yabonaga ariko aza kuyarwara nyuma y'ibyumweru 6 gusa avutse. Noneho ababyeyi bamujyanye kwa muganga, nuko abaganga bamushyiriyemo umuti ahita ahuma ubuzima bwe bwose. Mbega umubabaro! Wakwibaza
wakwibaza uti se ibyo bihuriye he na gereza cyangwa se bihuriye he n'abagororwa? Nk'uko nabivuze haruguru, Fanny yari umubwirizabutumwa ukomeye. Umunsi umwe yatumiwe nk'umubwiriza muri gereza ya Manhattan. Nuko ubwo yari amaze kubwiriza ikibwirizwa cye, abaza inteko y'abagororwa yari iteraniye imbere ye niba muri bo hari abiyemeje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nuko ubwo yamaraga kuvuga iryo jambo, abagororwa hafi ya bose bahagurukiye icyarimwe, ariko ngo umugororwa umwe muri bo nawe wari impumyi ahaguruka aterera hejuru agira ati, "Mwami mwiza ntumpiteho, Mwami mwiza ntumpiteho." Interuro yabaye umutwe w'indirimbo turirimba uno munsi, "Ntumpiteho mukiza we," yasohotse mu mwaka w'1868. Ngiyo inkomoko y'indirimbo "Ntumpiteho mukiza" dukunda turi benshi. Fanny Crosby yari umuyobozi mu itorero ry'abametodiste i New York, akaba ari naho yakuriye, arahiga ndetse anahakora mu ishuri ry'impumyi kuva mu mwaka w'1847 kugera mu 1858. Muri uyu mwaka ni nabwo yashakanye na Alexander Van Alstyne, nawe wari impumyi. Babyarana umwana umwe, nawe wapfuye akiri muto. Amateka kandi avuga ko William yari umuhanga mu by'indirimbo, akaba yarubahwaga cyane mu gihe cye. Akaba yarapfuye atamaranye igihe kinini na Jane. Nubwo Fanny yapfakaye akiri muto, ngo yari umuntu wahoraga anezerewe, yagendanaga ibendera rya Amerika ndetse na Bibiliya, kandi ngo yahoraga akeye mu maso. Ngo nta ndirimbo n'imwe yahimbaga atabanje gupfukama ngo asabe kuyoborwa n'imbaraga y'Imana. Yatangiye kwandika indirimbo afite imyaka 40 y'amavuko, kandi ngo yabanje kwandika indirimbo z'isi ndetse azibonamo n'ubutunzi, aho bivugwa ko hari indirimbo yamuhesheje $3,000 by'amadolari byo muri icyo gihe cye. Iyo ndirimbo ngo yitwaga Rosalie Eclair Flower. Fanny Crosby yapfuye ku wa 12 ukwezi kwa kabiri mu 1915 i New York, aba ari naho ashyingurwa. Umuziki cyangwa se injyana, iyi ndirimbo dukoresha y'uyu munsi, byahimbwe n'umuhanga witwa William Howard Doane, wavutse ku wa 3 ukwezi kwa kabiri mu 1832. Hanyuma aza gupfa ku wa 24 ukwezi kwa 12 mu 1915. Ngupfukamiye mbabaye. Nk'uko twabyumvise, uyu mubyeyi yahuye n'akaga gakomeye. Guhuma ukiri muto atari ko wavutse, kubura uwo mwashakanye ukiri muto, ndetse n'akana mwabyaranye, byose mu gihe gito. Nta gushidikanya ko uyu wari umugambi w'Imana, kuko ibi byose ntibyamubujije gukorera Imana anezerewe mu gihe yamaze ku isi. Nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, ni iki kitubujije gukorera Imana nyuma yo kumva ubuhamya bushaririye nk'ubu bw'uyu mugore w'umupfakazi wari impumyi? Ahubwo se ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Uwiteka? Ese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Amagambo dusanga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 35, hanyuma umurongo wa 37 hari igisubizo cyiza kigira kiti, oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Nshoje iki kiganiro nkwifuriza ibyiza, kandi nsaba Uwiteka ngo ubwo agenderera abandi nawe ntagusige. Gira amahoro.